Ingabo z'umwami zaje kuvamo inyenzi zishe abanyarwanda benshi b'inzirakarengane mbere ya revolisiyo yo muri 59 igihe bashakaga kugumana ubutegetsi, na nyuma yayo mu gihe cy'ibitero by'inyenzi bashaka kwigarurira ubutegetsi bari bamaze gutakaza. Abaparmehutu nabo mu bice bimwe by'igihugu bishe abatutsi benshi b'inzirakarengane babaryoza ibyo bitero by'inyenzi. Abagoritsi b'amateka bamwe bakurura bishyira bashaka kwereka ko ari bo bababaye cyangwa se barenganye kurusha abandi muri icyo gihe. Ukuri ni uko inzirakarengane mu mpande zombi zahaguye. Ikibabaje ni uko uruhande rumwe rwigisha abana barwo akababaro k'ubwoko bwabo gusa, bagira bati bariya bantu ni abagome, bariya bantu baraduhemukiye. Birashoboka ko iyo myifatire ariyo yazanye urwango rukabije abatutsi b'inkotanyi baje bafitiye abahutu n'ubugome zabakoreye, nabyo bikaza kubyara jenoside yakorewe abatutsi. Abahanga nyabo mu mateka y'u Rwanda, abahanga babyigiye kandi b'inyangamugayo, bari bakwiye guhaguruka bakigisha abana n'abuzukuru ba Runari na Parmehutu, bakabigisha amateka atarimo imigani n'amarangamutima. Nyuma yaho rero, abana n'abuzukuru ba Runari bari bakwiye kwicara mu gacaca hamwe n'abana n'abuzukuru ba Parmehutu bagasasa inzobe, ubundi bagasabana imbabazi. Baba bakoze umuti w'igitangaza w'ibikomere by'amateka yacu. Mwirirwe kandi muramuke. Abanyarwanda ni ubwoko buhorana ibikomere by'amateka yabo. Bahora barwana bakirana n'ayo mateka. Niyo mpamvu mu baturage bo ku isi, Abanyarwanda baza ku isonga mu kugira ikinyoma, ubwoba, inzika n'ubugome. Bahorana amarangamutima buri munsi. Iyo myifatire rero ijya gusa n'iy'abarwayi bo mu mutwe, ku buryo batabasha kwisobanurira ibibazo byabo no kubishakira umuti. Uburwayi bw'u Rwanda, uburwayi bw'Abanyarwanda buzakenera imiti myinshi kandi inyuranye. Ntabwo umuti umwe wahaza, kandi buri munyarwanda aho ari hose, uko ari kose, afite kuba muganga w'u Rwanda n'Abanyarwanda. Ku giti cyanjye, niyoroheje kandi ntisimbukuruje, ndashaka kwereka Abanyarwanda imiti ibiri. Umuti wa mbere ni uyu nguyu. Abanyarwanda twese, Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, tugomba kwatura tukavuga ubugome n'akarengane twakorewe, twebwe ku giti cyacu, abacu n'abakurambere bacu, mu mateka y'igihugu cyacu. Iyi ni intambara Abanyarwanda bagomba kurwana kandi bakayitsinda, kubera ko bamwe, ku mpamvu zinyuranye, batifuza kumva akababaro k'abandi. Burya umuntu ukubujije kuvuga, aba akwishe. Niba ushaka kubaho, haranira uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byawe. Umuti wa kabiri uherekeza uwa mbere ni uyu nguyu. Abanyarwanda bashyirwa mu majwi mu guteza ako kababaro, bagomba gupfukama bagasaba imbabazi umuryango nyarwanda. Ku mahano yakozwe kera mu mateka, kandi yateye akababaro kanini mu mitwe y'Abanyarwanda benshi, hazagombe haboneke igurupe y'Abanyarwanda bemera guhagarara mu cyuho cy'abakurambere, maze bagasaba imbabazi Abanyarwanda. Aha naho ni intambara itazoroha mu mitima no mu bitekerezo, kuko benshi bazazamura ya mvugo rukonyozi ngo icyaha ni gatozi, ko ntawicuza ibyaha by'undi. Ibi byose ni byo, ariko ntibibagirwe ko hano tutari mu rukiko, ko ahubwo ari uburyo
bwo kuvura imitima n'imitekerereze y'Abanyarwanda. Ntimuvuge kandi ngo ni ukuzikura kaboze. Ntabwo kigeze kazikwa kubera ko kakinukira Abanyarwanda. Ni intambara itazoroha mu mitima yacu, ariko tugomba gutsinda. Ibyo byose bifite gushyirwa ku rubuga nkoranyambaga Abanyarwanda bose bashobora kumva no gusoma. Impanuro y'icyitonderwa. Hari igihe inzira zigana kubaho no kuramuka kw'Abanyarwanda benshi zose zizaba zifunze, hasigaye gusa iyo gusaba imbabazi no kuzitanga. Ku buryo guhusha cyangwa kuyoba iyo nzira yo gusaba imbabazi no kuzitanga bizaba bingana n'urupfu. Mukomere cyane. Twari duteraniye ahantu bita i Detmold mu Budage imyaka 25 irashize. Twari Abahutu, Abatutsi n'Abazungu b'i Burayi ariko babaye mu Rwanda. Twarimo abihaye Imana, abapadiri, abapasitori n'abarayiki. Twamaze icyumweru dusenga, dusabana. Ariko ku munsi wa nyuma habaye ikintu gisa n'igitangaza. Abatutsi baturutse mu Rwanda, bamwe bari n'inshuti zacu twari dutuye tuziranye, batubwiye inzira y'umusaraba banyuzemo muri Jenoside. Babivuga ariko nta nzika, nta rwango wumvaga mu mitima yabo. Batubwiye ubugome bwabakorewe hamwe n'ababo. Abahutu baraho, amarira atemba mu maso. Bamwe bararira, abandi barapfukama bavuga bati, Abatutsi muri hano rwose tubasabye imbabazi kubera ubugome bw'indengakamere abacu babakoreye. Abatutsi baraho bibagera ku mutima, maze bamwe barahaguruka baza guhoza no guhobera abo Bahutu, bababwira bati, uwo mubabaro wanyu no kudusaba imbabazi bitugeze ku mutima. Bati rwose imitima yacu turumva iruhutse. Bati byongeye kandi Abatutsi natwe twagombye gusaba imbabazi Abahutu. Bati turasaba imbabazi kubera amabi n'amarorerwa abacu babakoreye mu mateka y'igihugu cyacu. Abazungu baraho baratangara. Bati ni ubwa mbere twumvise amagambo nk'aya ngaya mu Banyarwanda. Bati nyamara natwe turasaba imbabazi kubera ko amahano aba mu Rwanda ku ruhande rumwe turi nyirabayazana. Bati rwose turasaba imbabazi kubera ko ibihugu byacu byatereranye Abanyarwanda mu bihe bikomeye by'amateka yabo. Ibyo birangiye turicara turaceceka. Hashize akanya hari umuntu uhagurutse aravuga ati, ibi ngibi bibaye hano ni igitangaza Imana idukoreye. Ati rwose twagombye kubishyira mu nyandiko tugashishikariza Abanyarwanda bene wacu kunamira akababaro ka buri wese, guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Iyo nyandiko twayise Confession de Detmold. Detmold ni aho ngaho twari duteraniye. Mufite kuyisanga mu ndimi nyinshi ku rubuga rwayo confessiondedetmold.com. Mu bantu basinye iriya Confession y'Idetmold, bamwe baratabarutse. Murambasabira ngo Imana ibahe iruhuko mu bayo. Igisohoka mu mpera z'umwaka w'1996 yakiriwe ku buryo butandukanye mu Bahutu, mu Batutsi no mu banyamahanga. Ubwo bamwe bayishimaga bati niyo nzira nyakuri u Rwanda rwagombye kunyura, abandi barayirwanyaga, harimo abapadiri n'abasenyeri bamwe. Hari n'abambwiye ngo kuri Radio Rwanda icyo gihe batangaje Confession y'Abahutu, iy'Abatutsi barayihorera. Rwose ndemera ko iriya Confession y'Idetmold ifite kubera Abanyarwanda inganzo y'ubwiyunge, bakava mu kangaratete ko guhora bitana ba mwana imbere y'amahano yabaye mu Rwanda. Wigira ubwoba bwo gutega amatwi akababaro kundi maze ureke kakugere ku mutima. Nawe kandi wigira ubwoba bwo kuvuga akababaro kawe, nta rwango, nta nzika. Wigira ubwoba bwo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Niba kandi abo bakomerekeje baritabye Imana,
kandi ukaba ubana n'abantu bagifite ibikomere ku mutima, wigira ubwoba bwo guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Wowe undeba kuri iyi video muri aka kanya, ndakwinginze ngo wohereze iyi video ku banyarwanda bose uzi. Ntukeke ko ari amafaranga za views nshaka, dore ko amafaranga yaca ibintu muri iki gihe. Ahubwo ndashaka ko abanyarwanda twese twashyira imitwe hamwe, tugashaka uko twahurira mu gacaca, maze iriya konfesiyo ikatubera inganzo twavomamo ibikoresho byo kubaka u Rwanda nyarwo no kwiyubaka ubwacu. Kubera ko uyu mwaka iriya konfesiyo izagira yubile y'imyaka 25, nzajya nza buri munsi duhurire kuri iyi channel bita Confession de Detimorde kugira ngo duhanurane.